Yes, twumvikane abantu muri aha ngaha. Ntabwo nshaka kugira ngo muryoherwe n'inkuru cyane ngo bagirwe ibihe turimo. Niyo mpamvu iyi nkuru ntari buze kuyirambura kuko we still have turacyafite kwifata hari byo ntabwo turi muri showbiz, ariko inkuru nk'iyi ngiyi breaking news niyo mpamvu igihe kiba cyayanditse ntabwo njya kure y'imirongo ya gahunda ya leta. Niyo mpamvu ububona mbona ngenda sindambure ngo ndenze ku nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Igihe. Impamvu nta yindi. So ntabwo ubuzima nibyo ntabwo ubuzima tuba twabandonye. Ntabwo iyi ari imyidagaduro. Listen to me, ntabwo iyi ari imyidagaduro hatagira undi uje gukora nk'ibi, kuko nk'abantu n'akazi dukora tuba tugomba gutanga headline y'amakuru y'ibiriho. Urimo kumva kuko ikinyamakuru kiba cyanditse hanyuma tugasubira muri gahunda. Ntabwo tuba twiraye, ibyo mugomba kubisobanukirwa mukanabimenya. Nta kwirara kuba kurimo. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyi nkuru mu buryo bwa nyabwo. Ejo nayibabwiyeho. Murabona ukuntu ejo nawe nayibabwiye. Let me tell you something. Iyi nkuru kuva ku munota wa mbere kuva ibaye, ejo mpamagara Zinda, ngahamagara inshuti za Eric zose ejo. Amakuru y'iyi nkuru, amakuru kuri iyi nkuru yose ndayafite. Nyumva neza cyane. Amakuru yose kuri iyi nkuru ngo difata ndayafite. Ariko nkuko nabibabwiye ejo, ibintu byose bigira agaciro n'inkuru ikagira agaciro bitewe naho uyivugiye n'igihe uyivugiye. Ejo niyo mpamvu nababwiye ngo Eric yaba ari he. Impamvu nababwiye ejo ngo Eric yaba ari he ntabwo ari uko ntari nzi aho ari. Nari nzi ahantu ari. Ariko ngo difata uburyo nkoramo inkuru no gutanga breaking news, mugomba kumenya ninjya mvuga ikintu mujye mwumva, ninjya mvuga mujye mwumva kabiri. Bizabafasha kumenya uburyo bahereza mu breaking news. Nobody knows. Ntabwo nibazaga umva iki uyu nguyu ushizemo buje ebyiri mu muboroke. Wekeye shyiramo buji imwe, ntabwo wemerewe gushyiramo buji ebyiri. Sinzi niba ubikoze ubishaka cyangwa ari ubujiji, ariko ntabwo wemerewe gushyiramo buji zirenze imwe. Thank you so much. Kuba utazongera kubikora, kuko gushyiramo buji ebyiri bifite ikindi bisobanuye kitari cyiza, ntuzongere. Urumva? So hagati aho, impamvu abantu mureke kuzamuka ntabwo tugiye kubigira ikiganiro. Inkuru rero irambuye ya Semuhungu n'ibijya mbere tuzayivugaho umusibo kuwa mbere tariki 14 tuve muri bihe turimo. Ugira ubujajwa niwe utahiye, reka nkuboroke ubwo nzatahirwa ari uko maze kugushingura. Gapfe uhagaze cyangwa upfunuka, ntimuzaze kuntera iseseme. Urukumva wagitumbiko nge ntazajye muza kuntera iseseme hano, stupid people. Ubwo nta kibazo, ubwo ndakutumuye, nta kibazo. Ubwo ahangaho urukumva ko bibaye fresh. Ubwo nzatahirwa ngusangayo. Wamugwaga gasiwe. Urimo kumva? Ntimuzaze kuntera iseseme, ntabwo mfite umwanya wo kuza kumva ubwo korye bwanyu ku mahane na zako. So niki kijya mbere byagenze gute? Eric yaba yanyoye yasinze, yarafite umuvuduko mwinshi. Eric afungiwe iki? Allahu Akbar. Ahangaha rero hahita kurikiraho iki? Igikurikiraho hano icyo godifata mpita nkora, ndababwira ngo duhure le 14 mbakubita inkuru irambuye. Kuko n'igihe bavuze ko batahawe amakuru ya nyayo icyafungishijwe Eric Semuhungu, ni ukuvuga ngo n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo ari hano kuri station ngo ari hano iwacu kuri station ya Kimironko. No, listen to me. Ntabwo ninjya nkora inkuru nk'icyaho kuza gutangaza amakuru nk'aya ngakora nka kotinga Igihe kiba gitangaje inkuru kuri aya masaha. By the way, nkwibutse ko niyo mpamvu ubona mu Gihe
n'ibindi binyamakuru bandika nyuma ya saa muri iyi minsi turimo bandika cyangwa batangira imirimo nyuma ya saa 8 niko gahunda ibiteye. So ntega amatwi nyuve, reka mbasabe duhure kuri tariki 14 mwumva amakuru y'imvaho. This is Godfather. Mugere mu mitima yanyu musigare mwibaza ngo habaye iki. See you, have a good day. Ahantu nabaza ngo se muhungu ari ejo nari mpazi, ariko ntabwo ngenda urwego rwari rumufite kugira nagomba kubatangariza aho ari. Icyo nagombaga gukora kwari ukwibaza kuko namwe muri kwibaza ubwo bamaze kuhatubwira, nagombaga kubabwira ko namaze kumenya ahantu ari umuvandimwe. Turasigara twibaza kubera ko ariho ari. Nibi duhaye amakuru iri kunusuranusura, ntabwo duhaye amakuru arambuye. Batubwiye ko bamufite, barakoze cyane, ariko ntabwo batubwiye impamvu bamufite. Amakuru aracyari pending. Uzi impamvu banze kubitangaza? Ni iyi minsi n'ibihe turimo, bazabitangaza umusibo tariki 23. Ngiye kubasaba ikintu kimwe. Abanyarwandakazi, Janine wiseka, ntabwo turi mu bihe byo guseka, mbabarira uvana muri izo emoji zawe. Uko byagenda kose ntabwo turi mu bihe byo guseka, s'il te plaît. Gerageza amarangamutima yawe uyahishe, ureke tumanze tuve muri bihe turimo. Ndangize mbabwira ngo uko twabikora kose, uko byagenda kose, ntimwibagirwe ko ibihe turimo nibi. Please, niyo mpamvu mba ntanze headline yonyine. Namara gutanga headline nkababwira ngo twongere dusubire kuri gahunda n'umurongo turimo. Gahunda ni ukwibuka twiyubaka, dukomeze abavandimwe, dukomerane nabo, dukomere cyane. Hanyuma mbasabe gukomeza kugira indangagaciro nk'izo dufashe muri iki gihe. Nashimira abantu bakoresha izi platform kuba harabayeho kugerageza. Munyemerere iyi minsi 3 isigaye tuyikoremo gitwari, tuyemo nk'imfura nk'uko twabigenje. Hanyuma ejo bundi le 14 tuzasubira muri gahunda twari turimo. Tuzasubira kuri gahunda yacu yo gukomeza twibuka, dukomeza mu minsi 100 aho tuzakomeza kwibuka abacu bazize uko bari. Mbasabe nanabashimira ko we gonna keep in touch, mukomeze kwibuka mwiyubaka, nanabakomeza umwete n'umuhati mwakomeje kugaragaza muri iki cyumweru. Mwanyeretse ko muri imfura kandi mufite u Rwanda ku mutima na gahunda za leta muzubahiriza. Ndabashimiye, ndabakunda, batinya kubi. Kuri tariki 14 ubwo na stay together, mwese mwandikemo ijambo twibuke twiyubaka. Ngayo nguko le 14 mugira umunsi mwiza. Nema turashaka udutere yambo mushiti wanjye. cyacu barimeze nabi, mumeze mutese. Nawe kazuba kakuriye mba nanjye kazuba kamenya umutwe.